ariko ruhombo mfite ikibazo ko twari tuzi ko kino kinyobwa ngo ni coronavirus twamaze kugikenyeza rushorera ariko ibintu bikaba byangika bikomeza gusubira irudubi barafungura ibintu byose ariko ingendo bagakomeza bakazifunga ntago bazifungura niko ruhongo ubu ngubu uzabigenza ute umugore ntabwo uzasanga baramutwaye uzabigenza ute shawe vuga umugore wanjye uzabigenza ute rwose shawe vuga iby'umugore wanjye nukuri kw'Imana wivuga iby'umugore wanjye we hari ikindi kintu kinteye agahinda nk'umugore wanjye birababaje rwose umugore wanjye ndabizi bya bigabo duturanye bishobora kuzamwigarurira umugore wanjye bazamutwara nanjye nanamye inaha muri Kigali korona wagicucu ibintu korona yadukoreye ntabwo bibaho ja ni ukuri kw'Imana ibintu korona yadukoreye ntabwo bibaho ni ukuri kw'Imana ariko ndakumva yego ihangane burya kwihangana bitera kunesha yego kandi burya ngo nta kitagira iherezo ndakumva amaherezo y'inzira ni meza ariko mva mubwira nibikomeza kugenda gutya nzagenda n'amaguru nishaka nzagwe mu nzira ni ukuri kw'Imana nzemera ngwe mu nzira ariko kwihangana nibyo bya mbere umugore wanjye se barinze bamutwara cyakora n'iki ngiki cyaramfungiye i Kigali twihangane nta kitagira iherezo nzemera ngende n'amaguru ariko nishaka ngwe mu nzira kwihangana nibyo bya mbere Mana yanjye kanagahinda koko amaherezo y'inzira ni mu nzu reka dutegereze turebe bizagera aho birangire nta kitagira iherezo sibyo ruhongo ndakumva nta kitagira iherezo yego amaherezo tuzakinyura hejuru ye wowe ihangane kwihangana bitera kunesha reka njye no kuryama ngiye kuryama